reka twakire Mbonye azadufashe muri iyi ndirimbo duhimbaza Imana. Karibu ngwino kuri stage. Sibyo nifuza kubagirira si bibi ahubwo ni byiza. Mbonye haleluya. Karibu. Ndabasuje mwese. Kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Ngaho mugende ubwira abababaye, muhumurize abakomeretse, mubabwire maze barebe dufite Imana itagihinduka. Yadusanze twigaragura nk'ivata maze idukuramo, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi idusezeranya. Thank you. Murakoze cyane Mbonye. Dufite Imana itagihinduka. Imana yacu ntabwo ihinduka, ibintu byose izabikuba kabiri. Amen. Amashyi menshi kuri banda. Nagira ngo rero dutumire nanone Scovia. Uyu munsi ni wa mama w'u Rwagasabo, uyu munsi ni wa Scovia, uyu munsi ni wa staff yose, uyu munsi ni wacu. Hanyuma dupfundurira agaseke adufitiye nanone. Uraguma hano? Ndahaguma. Arakoze cyane. Ntabwo nshaka kubahata amagambo, abaseriveri babahata icyo kunywa. Nagira ngo muri uyu mwanya mumfashe twakire abanyamakuru n'abakozi ba Mama Rwagasabo. Nimuze hano kuri stage. Abantu be kujya bavuga Scovia gusa, bareba itsinda rigari. Nkuko Bishop yatangiye adusengera avuga ngo bitugirire umumaro kandi biwugirire n'abandi. Reka abanyamakuru ba Mama Rwagasabo twese tuze hano kuri stage. Ntambwe yihuse. Mubaye mureba inkuru zacu nk'ayo mashyi ntago twazagaruka gukora. Hanyuma na Gonza atera intambwe. Gonza akora ku cyumweru, araza nyuma y'abandi, ariko nawe naza. Akora ku cyumweru gusa. Yego. Hari abasigaye yora? Arabona hari abari ku buhanga bw'ibyuma, ubwo bamwe muraza kubabura. Baje bose. Murakoze cyane. Rero bavandimwe, aba bantu bose bakorera ya televiziyo. Icyo mugomba kumenya nuko aba bantu bangana batya, nta mukorerabushake urimo. Nta mukorerabushake urimo, aba bantu bangana batya ni abakozi. Muri bikeya tubona turabigabana. Abakorerabushake ntabwo mbakunda kuko ubushake butagira igihembo jye simbukunda. Ahubwo ubushake bukwiye kuba ari impamvu y'uko umuntu bamuhemba. Aba bantu rero bose bafite ubushake, ni abanyamakuru, abandi bakora mu bijyanye n'amafaranga.
kontabure wacu atanga umusoro neza akaduhemba ku gihe. Ntabwo ndimo kumubona, igira hino. Murabona ko asa byihariye nk'aho ari ubitsa amafaranga. Yego, Madame Emerance ni kontabure wacu kandi ni umukozi w'imbaraga umuhate, nta mwenda dufitiye leta w'umusoro, dusora ku gihe kandi tukishyuza vuba tukanishyura kare. Turamushimiye. Ndagira ngo Benjamin niba yaje ashobora kuba yaheze kuri kamera yikunda bibi. Yaje Benji, hangana uze hano kugira ngo mbereke wa wundi tujya tujyana hanyerera, n'ubundi yari yasigaye ku mashusho nk'uko asanzwe. Amashusho yamubanye inkundura. Uyu mugabo yitwa Benjamin Niyigena. Ndagira ngo n'abakozi bagenzi be bamfashe tumushimire. Umunsi wa mbere tugira igitekerezo cyo kugira ibyo twandika n'ibindi najyanye na Benjamin. N'uyu munsi tukiri kumwe, umwana w'umusore ukiri muto, nshobora kuba nshora mu nkuru zimuteza ibyago, wenda nta n'uwo yasize inyuma nkanjye, ariko ndamushimira ko umuhate we n'imbaraga iyo ari mu kazi ntabwo atekereza ibyasigaye inyuma. Ndagushimiye mu ruhame, haba bari hano ndetse n'abadukurikiye. Kandi ndamushimira ko igihe twinjizaga amafaranga menshi yakomeje kwemera ko tugabana hari kugira ngo tuzigame iki gikorwa kigere hano. Ntabwo yavuze ngo abaye make, yarakomeje arihangana kandi ndatekereza ko dutangiye kubona menshi, ngira ngo ntago nibeshye. Arakoze cyane. Hanyuma rero dufite undi muntu hano mu bafata amashusho yitwa Theo. Naze hano, yaje iwacu ari umustajeri ariko ubu ni umwe mu bantu bakata za video zose. Uyu musore niwe ukata za video, niwe wandika title n'ibindi, nubwo natwe tumufasha. Ni umunyembaraga, ni umunyamwete, akoresha imashini kurusha amagambo. Ubu mbabwiye ngo ababwire uko yitwa byagorana, ariko turamushimira. Ndamushimira cyane. Hanyuma dufite umunyamakuru, buri munyamakuru wa wese ndagira ngo noneho mbereka abo mu ntara. Ivuge. Murakoze, nitwa Sitio Ndori, ndi umunyamakuru wo mu ntara mu turere twa Rusizi na Nyamasheke na Karongi. Murakoze. Uyu ni uw'inyuma y'ishyamba, yaje azindutse, ubu yaje saa 10, agera hano saa 12 z'uyu munsi. Hanyuma uyu nawe natubwira iwabo. Yego, murakoze, nitwa Kizimana Fisto, ndi umunyamakuru mu ntara y'Uburasirazuba. Arakoze cyane. Dufite uwo mu majyaruguru waransumba ariko uwo mu majyaruguru ari Claude. Murakoze cyane, nitwa Jean Claude Ndayambaje, nkorera mu Rwagasabo mu majyaruguru n'Iburengerazuba, Nyabihu na Ngororero. Murakoze. Arakoze cyane. Dufite ukorera mu Rubavu, Rutsiro na Goma. Murakoze, nitwa Mahirwe Elade, ndi umunyamakuru ukorera mu karere ka Rubavu, Rutsiro ndetse no muri Kongo, by'umwihariko i Goma. Murakoze. Arakoze cyane. Dufite uwo mu majyepfo. Murakoze, nitwa Moise Munyaneza, nkorera mu Rwagasabo TV mu ntara y'Amajyepfo. Aba nibo banyacyaro turi kumwe hano, abasigaye bose ni abanyamujyi, dukorana mu bice bitandukanye by'amakuru abandi. Hanyuma ndagira ngo abana b'abakobwa bari hano dukorana muzi imbere mwese, abanyamakuru. Madamu Bibi, izi ngabo ni izawe. Nimureba aba bana, nawe ngwino wasigaye. Nimureba aba ni abanyamakuru kazi bato, bamwe bariga abandi bararangiza. Nekereza ko mu myaka myinshi iri imbere aba nibo muzaba mureba ari abanyamakuru beza, kandi mu by'ukuri ni abanyamakuru beza nubwo mubareba, usibye uko basa ariko no mu kazi ni beza. Ndabashimiye rero namwe. Hanyuma ikiganiro cya mu gitondo cyitwa Twibature. Ndahamagara umuyobozi w'iki kiganiro akaba Shadadi, hari irindi ni irihe? Uyu yitwa Shadadi Habimana, hari imfura yabo Jean Pierre Romeo, aba nibo dukorana. Hanyuma nta wundi uburase mu gitondo, wa wundi wavuye mu cyaro vuba. Uyu yavuye Igicumbi yitwa Karori Sharire, nawe turakorana. Iki ni ikiganiro cya mu gitondo, ubu kiratangiye, cyitwa Twibature. Reka ikiganiro cya nimugoroba nacyo kigumeho, aba mu gitondo muveho. Hiyongeyeho undi. Iki cya mugoroba rero tukita ku Karubanda, kataraki bwami cyangwa ibutare, ariko ni ku Karubanda nyine. Hariyo bakwita nde? Nitwa Bizimana Desire,
nanjye ndi mushya mvuye mu cyaro ariko ni byiza cyane kubana. nawe ni umunyacyaro unazanye i Kigali mu mpamashyi se yego ngira ngo hasigaye ndera ntarazana hanyuma hari ibibazo biri mu mikino uyu munsi Rayon Sport bayitsinze Japeri barayitsinze ab'imikino namwe muzi dore ngaho uko mubareba uku ntago bigeze bajya kureba umupira ariko n'ubundi ngo ikipe zatsinzwe aba nabo baba mu rubuga rw'imikino turabashimira ubwo nsigaje abahera ko barimo bambana benshi turifite ariko na fande sekirite hano twanze kumusiga afande wacu niwe ushinzwe umutekano nawe turamushimira ko ntabwo batwiba ntawo hasagarira afande turagushimira nubwo yakuyemo imyenda y'akazi yari yambariye ibirori arakoze cyane hari abantu rero badufasha kwandika Twitter n'ibindi byose mubona twa tuntu dukase twinshi araje hano uyu yitwa Valence umumureba hano umuntu w'umugabo mu minsi mikeya ndabamvuga ijambo nk'umubyeyi washyingiye turamushimira nawe yego hanyuma uriya rero niwe uvuga igifaransa iwacu tambuka wigire hino niwe umaze iminsi abaza mushiki wawe ibibera muri iki gihugu kivuga igifaransa ni Honore nawe turamushimira harya hasigaye abahe munyibutse ba kameramani muzi igicaniro nicyo kigezeho cyo ku cyumweru igicaniro ni mutambuke bavande ndaje igicaniro mwakirebye iki ni igicaniro ni ikiganiro kiba ku cyumweru nacyo murakireba tuba tumeze nabi tuba twahacanye murakoze cyane reka rero ntumeho abantu bafata amashusho bose babandi batuzanira amashusho ubwo Benjamin yasubiye kuri kamera ayikunda bibi aba nabo twita bafata amashusho abandi bari hera abandi bari kuri kamera nyine ubwo bo mutareba namwe turabashimira nibo bazana amashusho yacu mu buryo butandukanye hari rero n'ushinzwe kuvanga amajwi n'amashusho yitwa Janvier we nimuteze kuzamubona ariko reka muzana uyu munsi kuko aba mu gikari we nta nubwo aza no kuri tele agumiriya niwe wakira amashusho ya televiziyo Janvier nyaruka ntacyo abari online babe bagutegereje ni mu ntizi mashyi tumushimire uyu mugabo yitwa Ruhongeka Janvier niwe udufasha rero kuvanga amajwi n'amashusho abajyaho batambitse abahagaze n'uyu nguyu niwe udufasha n'ubundi ari inyuma aracyayavanga turagushimira hanyuma rero mfite abategetsi b'iyi televiziyo badufasha kumenya abaje abakoze uko bizagenda reka nsabe Ruhimbana Richard ndetse na Dolphe Higiro nibo dufatanya kuyobora umunsi ku wundi murabona aba bagabo rero murakoze cyane abagabo nibo bamfasha ni abanyamakuru nubwo badakora amakuru ariko ni abanyamakuru bumva ingorane z'umunyamakuru bumva uyakoze muri The New Times izuba rirashe uyu ni umwe mu babaga muri Pax Press ariko hari n'igihe akina théâtre arya muyita mute museke weye ikora nagiye mu kiganiro sinjyanyu hanyuma abandi bo bamfasha gukusanya banateguye ibikorwa byose iri niryo tsinda rigari n'abandi barimo hariya kugira ngo amajwi n'amashusho agere ku badukurikiye bari hanze nibo tsinda rigari rya Mama Rwagasabo nimumfashe mbashimire murakoze cyane reka tubashimire hari umukobwa wanjye rero arambwiye ngo arabura kandi iwacu twese turangana Raisa naze hano igituma mubona bano bantu bose bashishe Raisa dutunganyiriza icyayi amazi yandi mubona tunywa Raisa niwe uyatuzanira turagushimira ko uri umukobwa mwiza w'isuku wita ku bantu bose akamenya utabonye icyayi n'uwakibonye ndagushimira mu ruhame arakoze cyane rero reka dusubize umwanya uwari uyoboye ibiganiro kugira ngo gahunda zikomeze iri niryo tsinda rigari rya Mama Rwagasabo nk'uko tungana murakoze cyane amashyi menshi murabona ntayobora ikipe nibarimo ikipe ya Rutsiro ariko nubwo nshima dufite abandi bantu navuze ngo n'abandi mfite umugabo witwa hano Fulgence yakoraga muri Pax Press kera ni umuntu wajyaga umbwira ko ndi umuhanga kugeza n'ubu sindabimenya ko namubaye Fulgence ndagusabye ngo uhaguruke bagushimire nawe ni umunyamakuru mwiza uzi ko editinga wandika amagambo menshi akayamaramo akagusigira 3 kandi ugasanga inkuru yuzuye ndi kumwe na mugenzi wanjye Joseph Hakuzwe Umuremyi twaratangiranye ku kiganiro cyitwa ku Karubanda
oya kuko arayifumbwe. Uyu nawe muramuzi, ni umuyobozi w'ikinyamakuru Umuryango, ndamushimira. Hari Maître Jean Paul Ibambe, n'umwe mu bakoze muri RMC kera, ni umunyamategeko utuburanira badufunze n'ibindi byose cyangwa twishyuza batwambuye, nawe ndamushimira cyane. Hanyuma rero abandi bose turaza kubakira mu masaha yo kubashimira. Ndagira ngo rero mwese mbasabe munize amashyi, mbahamagarira umuntu nubwo tutagikorana ariko n'umwe mu ngenzi mu baje mu buzima bwacu muri uyu mwuga, umunyamakuru witwa Samuel Mutungirehe. Nahaguruka aze hano, muramuzi, atambuka aze hano, turamushimira. Twarakoranye, twaratangiranye muri cya cyumba umuntu atabisikanaga n'undi, ariko nyine aza kugera igihe ajya gushaka ubuzima kugira ngo nawe ashakisha ahandi, twese tuba dushakisha. Ndamushimira. Ngewe na Samu twakoranye ikiganiro cyatumye channel yacu igira abantu basabwa kugira ngo Google itangire kuduhemba. Cyari ikiganiro kivuga ku mushahara w'abarimu. Nge na Samu twari kumwe. Samu avuga ati abarimu ni benshi ntabwo amafaranga yaboneka, nge nkavuga ko yaboneka. Iryo soko ryararemye kugeza ubwo mwese muriremye, abantu basaga ibihumbi baraza kubera iyo nkuru. Samu ndagushimira mu ruhame rw'abantu ko wagize uruhare mu kazi kacu. Urakoze cyane. Yitwa Samuel Mutungirehe, ubu noneho nawe yatangiye channel ye kandi ndifuza ko atera imbere. Abari hano mu bishoboye mujye mumukurikira, harya iyo yitwa Gate cyangwa Amarembo. Amarembo Rwanda TV. Aha, na Amarembo rero kandi aruguruye. Abadukurikiye hirya no hino mu mushyigikire kugira ngo nawe umunsi umwe tuzabe turi hano atubwira icyo yagezeho kandi twaratangiranye. Urakoze cyane. Merci.